Twemeye turi kumwe n'abadamu babiri ni Stella ndetse na Goreti tubahaye ikaze kuri Flash TV babyeyi. Haleluya koze cyane amen. Aba ni abasatuzi rero bari musanzwe mwumva abasatuzi abantu n'abaririmbyi beza cyane kandi bakoze umurimo w'Imana ukomeye cyane mu gihe cyatambutse. Sore nibo tugiye kubana nabo usuze ubwoko bw'Uwiteka budukurikiye muri dukomeze dufashwe mu izina rya Yesu. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye, ninjye wa mugore nitwa Stella Christine Manishimwe, nishimiye gutaramira Kristo kuri uyu munsi kandi mwese bakurikiye Flash TV. Imana ibahire kandi baho umugisha. Uyu ni umunsi wawe kandi wanjye, Imana ituremeye kugira ngo tuwishimemo, turamyemo Imana kandi tuyihimbaze. Imana ibaho umugisha. Amen amen. Imibereho yawe Imana irayizi, ubuzima bwawe uri mu biganza byayo, kubera kukira urusoro mu nda y'umubyeyi wawe yaguteguriye uko uzabaho kugeza upfuye. Nitwa Mushimiyimana Goreti, nkaba ndi umubyeyi ubatse ufite n'abana batatu n'umutware, hanyuma tukaba tunezerewe Imana kuba duhagaze hano. Turabashuje mu izina rya Yesu, nimuhumure imibereho yacu Imana irayizi. Haleluya. Aba rero niho tugiye kubana nabo kandi nzi ko turi bugira n'ibihe byiza vraiment. Esther hadiye witwa mama nde? Bya mama ndabyibuka. Pevode. Mama Beni, mama Ivan, ariko menyereye Esther. Hari n'igihe umamagara mama Beni sinibuke ko ari nje. Ariko ndabishimira Imana ko ari Imana ihindura amazina. Iryo naryo yongenda mba numva ari inyuze. Hari ukuntu riba ari imbereye. Mama Beni, mama Ivan. Mama Gayera. Wowe ni papa mbyirire. Papa njyewe urumva. Imana ibigufashemo. Yesu arimo arabitegura neza. Nimuncokoze. Amina. Ahandi abayoboye. Hanyuma twagiye tugiye gutangira dusenga. Dusengera ikiganiro cyacu, dusengera abantu badukurikiye, abantu mudukurikiye murwaye muri kwa muganga ni mukomere, abantu mudukurikiye muri mu magereza atandukanye ni mukomere, abapasiteri abashumba batandukanye mudukurikiye Imana ibagirire neza, abayobozi mu nzego zitandukanye za leta Imana ibagirire neza kandi bafashe muri iki kiganiro, abashinzwe umutekano mwese aho muri mukagera Imana ibagirire neza. Donc umuntu wese udukurikiye njya mbivuga mu byiciro, abagore badukurikiye, abagabo badukurikiye, abasore n'inkumi mudukurikiye, abana batoya b'abakobwa n'abahungu mudukurikiye, mwese Imana ibahe umugisha. Abasaza n'abakecuru mudukurikiye, Uwiteka bishimire muri iki kiganiro. Ndumva ibyiciro byose mbivuze kabisa. Twagiye tugiye gusenga rero kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Hanyuma iri sengesho razamurwa na Stella. Ugiye gusenga ariko amavuta rwose. Ugiye gusenga hanyuma dutangire ikiganiro cyacu, ubundi dutangire turirimbe duhimbaza Imana. Twagiye. Haleluya. Mwami Imana yacu turagushimiye. Tugushimiye umunsi mwiza uturemeye kugira ngo tuwishimemo kandi tunezerwemo. Tugushimiye umugambi, tugushimiye umuteguro, tugushimiye neza, tugushimiye umurava no gukiranuka, tugushimiye ko uri Imana yacu bwite. Kuva kera uduhamagara, waduhamagariye kukwamamaza, uduhamagarira kugukorera. Niyo mpamvu n'iki gitondo tuguhaye ikaze, tukubanje imbere muri byose. Bana natwe abantu badukurikiye, ubahire kuruta mbere, ubanezeze kuruta mbere. Tugeze mu bihe bigoye, bihe biteye ubwoba, nyamara iyo turi kumwe nawe turatinyuka, iyo turi kumwe nawe birakunda, iyo turi kumwe nawe birashoboka. Dusengeye abarwayi bakurikiye ikiganiro, dusengeye abakene, abashonje, badafite shinge na rugero, ababuze ibyiringiro ku bw'ibi bihe, abo bose tubamurikiye Imana nyir'igihugu tujyamo kugira ngo ubahe ibihe byiza, ubahembure hagati muri ibi bihe, ubanezeze, imitima yabo yongera ihembuke. Haleluya. Amahoro y'Imana yongera atwarire mu mitima y'abayisunga. Mana natwe muri iki kiganiro ntaba ari twe, ahubwo Imana twamamaza bariyo, ntaba ari twe tugira icyo dukora, ntaba ari twe tugira icyo tuvuga, ahubwo Imana ikorera hagati muri twebwe kugira ngo imitima yabera yongere ihembuke, kugira ngo imitima y'abataramenya Imana iyimenye, kandi kugira ngo imitima ikakaye iguye umwuma muri ubu butayu yongere isome ku mazi y'ubugingo, hanyuma ihembuke ibone gukorera Imana. Komeza uganze kuruta mbere, udukoreshe kuruta mbere, uvugane natwe kuruta mbere, duhe ibihe byiza kuruta mbere, twuzuze umunezero
icyubahiro kuruta mbere. Mahoro y'Imana akomeza ganze. Urakoze kuko uri kumwe natwe, abantu bose barimo kubigiramo uruhare kugira ngo iki kiganiro kigende neza. Ubahire kandi ubahe umugisha, imigambi y'Imana ikomeze yuzurizwa hagati muri twebwe. Tubisabye Imana Data mu butatu bwera, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana imumugisha, Imana ihereze umugisha abantu bose badukurikiye. Gore twagiye, tugiye gutangira Goreta itazamura indirimbo ye, ubundi tubyine duhimbaza Imana. Goretina, indirimbo ya Goretina ivamo dushyiremo Estera, tuyibyine. Estera nivamo dushyiremo iyanjye nako ya Goreta, dukomeze tubyine. Twaje nge ndayoboye hano, abayoboye buriya mutabona. Gore twagiye nihe ndirimbo? Agaciro n'amavuta. Mwamba twende, agaciro n'amavuta. Agaciro n'amavuta niyo ndirimbo tugiye guheraho duhimbaza Imana. Hanyuma iyo ndirimbo bantu mwese b'abanyamavuta mugumemo rwose. Agaciro n'amavuta, ubundi duhimbaza Imana, dukomeze dufashwe mu izina rya Yesu. Hanyuma n'abantu mudukurikiye mwohereze message kuri WhatsApp, hanyuma mutubwire uko bimeze nuko byifashe mu izina rya Yesu. Twagiye n'indirimbo ya Goreta yitwa agaciro n'amavuta, ubundi tuze guhita tugaruka n'iya Estera, twongere tugaruke n'iyanjye, twongere tugaruke n'iya Goreta, gutyo gutyo dukomeze duhimbaza Imana mu izina rya Yesu. Twagiye. Imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bisembera, shakisha imbaraga z'umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka, kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora, kandi kigeretse kuri kigo mwuka azaheka umugeni wa Kristo. Wowe shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bisembera, shakisha imbaraga z'umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka, kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora, kandi kigeretse kuri kigo mwuka azaheka umugeni wa Kristo. Aya mavuta tubabwira ntabwo ari ayo bisiga, nta nubwo ari namwe bateka cyangwa ayo mu binyabiziga, ahubwo amavuta tuvuga ni ay'umwuka wera. Ayo ngayo niyo yobora ingoma zo mu mutima, umuntu akabohoka, imfubyi zikaririmba, umutima ukuzura imbabazi ugatangira kubabarira. Bene Data reka mbabwire agaciro n'amavuta, bene Data reka mbabwire agaciro n'amavuta. Aya mavuta tubabwira ntabwo ari ayo bisiga, nta nubwo ari namwe bateka cyangwa ayo mu binyabiziga, ahubwo amavuta tuvuga ni ay'umwuka wera. Ayo ngayo niyo yobora ingoma zo mu mutima, umuntu akabohoka, imfubyi zikaririmba, umutima ukuzura imbabazi ugatangira kubabarira. Bene Data reka mbabwire agaciro n'amavuta, bene Data reka mbabwire agaciro n'amavuta. Akomeza usenge nturambirwe, shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bisembera, shakisha imbaraga z'umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka, kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora, kandi kigeretse kuri kigo mwuka azaheka umugeni wa Kristo. Shakisha imbaraga z'amavuta, shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bisembera, shakisha imbaraga z'umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka, kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora, kandi kigeretse kuri kigo mwuka azaheka umugeni wa Kristo. Dawidi yari umuhererezi mu bahungu bo kwa Esayi, nta jambo yagiraga nta n'uruvugiro yari afite, ahubwo yabaga mu ishyamba aragiye intama za se, ariko ngo asukweho amavuta agira agaciro imbere y'abakuru be, kandi guhera uwo munsi umwuka w'Imana
w'Imana kajya muzaho bene data reka mbabwire agaciro n'amavuta bene data reka mbabwire agaciro n'amavuta Dawidi yari umuhererezi mu bahungu bo kwa Esayi nta jambo yagiraga nta n'uruvugiro yarafite ahubwo yabaga mu ishyamba aragiye intama za se ariko ngo asubweho amavuta agira agaciro imbere y'abakuru be kandi guhera uwo munsi umwuka w'Imana akajya muzaho bene data reka mbabwire agaciro n'amavuta bene data reka mbabwire agaciro n'amavuta bifurije gutunga imbaraga n'amavuta by'umwuka wera n'umupfakazi wari ufite umwenda awumara igihe yabijegereje bisaga n'amakumaza by'imeza ufite iki ati mfite agaherezo kutuvuta gusa niko mfite afite ibintu kandi utirekera arabizana barasuka 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 abasharaza barasuka ibintu byose biruzura Elisa aramubwira ati genda wishyura uwo mwenda asigaye gutunganira abana bawe amavuta ashobora kukwishyurira umwenda wamaranye iminsi amavuta yakugira umuntu utwaye amavuta yakugira umunyacyubahiro mu muryango wawe wavutsemo bivuze ko amavuta yakugira umuntu ukomeye mu gihugu amavuta yakugeza ahantu utari kuzigeza bifurije gutunga imbaraga n'amavuta by'umwuka wera amavuta y'umwuka wera haleluya agaciro n'amavuta nafashijwe mana yanjye kandi ntabwo ari yandi twisiga amavuta y'umwuka wera amavuta aho uyu mwuka wera yageze ngo ashyire ibintu ku murongo ibyari byanze bikemera Imana ishimwe ko mfashijwe mu gitondo gumamo ugira ngo hari ikindi cyatuzanye ni ugufashwa agaciro n'amavuta igikomeye no gutunga amavuta y'umwuka wera kandi ntabwo ari ya mavuta amwe tujya guhaha mu isoko ntabwo ari erayo ntabwo ari ya yandi dushyiramo ntabwo ari namwe dushyira mu modoka never n'ay'umwuka wera haleluya Esther bari kuvuga indirimbo nawe ugiye guhita ukurikiza tugende nyine dufashwe mu izina rya Yesu gahunda nyine ni ugufashwa ubundi ngewe kuba ndi hano mfite umuntu wanyishingiye umwishingizi nyawe utari sonarwa na Sorasi yitwa Kristo aratwishingiye mu bihe byose kandi uyu mwishingizi iyo ugendana nawe ugenda wumva wuzuye mu bintu byose uba wuzuye nta bintu by'ibice Kristo yahageze aratwuzuza mu buryo bwombi ubw'umubiri n'ubw'umwuka haleluya ngewe rero mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima uyu mugabo bwamvugira ntagire ibintu bigutesha umwanya ngo ugire ngo byamukwirukana muri Kristo turimo kandi twagira mu irangamuntu ya Yesu umwishingizi ba Stella yego niyo tugiye guhita dukomezaho na Stella umwishingizi nyawe nihashimwe Kristo wishingira abasore bikemera nihashimwe Kristo wishingira abamama bikemera nihashimwe Kristo wishingira imfubyi akazirera akazi amen nihashimwe Yesu wishingiye abagabo abagufi n'abarebera arabemera abize n'abatarize arabemera abakire n'abakene arabemera abahaze n'abashonje arabemera uyu bamwita Kristo abaziranye nawe mugumemo hafa ntimuvaho Yesu ari yewe Yesu umwishingizi nyawe Imana ishimwe mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ugamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho ugamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho dufite umukunzi mwiza mu buzima dufite umwishingizi umukunzi wacu Yesu Kristo atuguye neza pe
atwishingiye muri byose n'umwami w'amahoro ibyiringiro by'abera mu isi ni Yesu Kristo gusa ibyiringiro by'abera mu isi ni Yesu Kristo gusa mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamugirukanaho Yesu we ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamugirukanaho mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho umukunzi mwiza Kristo utabura uko agira atwishingiye muri byose Kristo n'intwari ndamuhamya ubwishingizi bw'indwara zacu niwe ubwishingizi bw'ibyacu byose niwe ubwishingizi bw'abacu bose niwe by'abera mu isi ni Yesu Kristo gusa mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho we ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho Yesu wanjye ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho umukunzi mwiza mu buzima akora ibikomeye ibidashobokera abantu Kristo ibyarabishobora ishingiye abayuda Hamani aramanikwa ishingiye Yosefu Potifari aramwemera nawe umuhanga amaso iteka Yesu Kristo ntacyo uzamuburana ibyiringiro by'abera mu isi ni Yesu Kristo gusa mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho Yesu we ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho ukamvugira
kugira na mwanzi n'umwe wamunyirukanaho. Haleluya. Amina. Amen. Imana ishimwe. Nta mwanzi n'umwe. Nta mwanzi. Nakora n'ubwayo. Ntabwo yakoraho. Ntiyakoraho dupfa kuba turi muri we. Turi muri we. Haleluya. Imana ishimwe. Ubwamvukira. Nta mwanzi. Banzi babaho. Ufite gisunika. Abanzi babaho. Mufite gisunika. Aba hafi n'abakure. Imana ishimwe ubwo turi muri Kristo ntacyo tuzaba. Kuko dufite gisunika. Amina. Urakoze Yesu. Haleluya. Amen. Hanyuma ni gutya tugiye gukomeza muri iyo njyana. Gore, ku muntu ushobora kuba abonye Goreti bwa mbere, Goreti yatangiye kuririmba ryari, Goreti ahagaze gute muri iki gihe? Ubundi duhite twinjira mu wundi mwanya. Murakoze cyane. Njye natangiye kuririmba kera, ubwo ndahera kwenda ku ndirimbo zitari zo mu rusengero. Natangiye kuririmba ndi umwana mutoya, ndirimba muri bare z'uturere, ndirimba za ndirimbo yewe Rwanda we, mbese ndirimba bene izo ndirimbo. Hanyuma ndibuka ko twigeze z'umuco wacu wa kera, nigeze mba no wa mbere bampemba Rufuku, cya kiri igiti cyitwa Rufuku, twaririmbye kuri stade. Hanyuma ko wari urenze bana twaririmbye bamaga n'igikapu cya Kingi, cyaki cyabaga cyanditseho ngo Kingi. Ubwo rero urumva ko nahereye kera, ariko bigeze muri 99 nakira agakiza ndakizwa, njya muri korali y'abana, nzamuka ubwo njya kwiga muri segonderi ndabikurana, kugeza ubu ngubu mbaye umubyeyi. Urumva ko nahereye kera kuririmba. Hanyuma Goreti muri iki gihe nyuma hatangira kuririmba indirimbo zihimbaza Imana, afite indirimbo zingana gute? Ni myinshi, zimaze kuba nyinshi. Nyinshi. Album wenda bariho tubari. Album zimaze kuba enye. Album enye. Album enye. Kuri za zindi zamenyekanye zabisobanura, harimo kumugaragara izuba riva, paruwasi yose yateranye. Hanyuma harimo inkirira hato nyinshi, zimaze kuba nyinshi. Na album enye kandi ubwo ziriho indirimbo 8 esheshatu gutyo. Urumva Uwiteka ntacyo atakoze. Amina. Site, wowe umuntu ushobora kubonye Sitera ari ubwa mbere, Sitera ni muntu ki? Mu ncamake wivuze nyine uri umubyeyi, ariko ubwo nyine tugiye kugaruka ku miririmbire yawe, igihe watangiye kuririmbira, imba waratangiye nawe baguhemba Rufuku cyangwa wowe nimba utarigeze utwara award nimwe. Goreti yatwaye award ya Rufuku, urumva n'igikapu cya Kingi ko bisiga byaragendanaga. Imana ishimwe. Nanjye nyine nitabiriye amarushanwa atandukanye, ariko njyewe ni muri gospel, nta zindi njyana nigeze nkora, ko natangiye gukora indirimbo zihimbaza Imana mfite imyaka 8. Ku myaka yanjye 8 nibwo nanditse indirimbo ya mbere. Hanyuma rero ndakomeza muri École de Dimanche, nahimbiraga amakorali atandukanye muri secondaire. N'uwo murimo nakoze kuva mbere. Hanyuma rero kuri uyu munsi aho ngeze mfite album enye za video, ni ya 5 ya audio ndimo gukora n'ubu. Ndashimira Imana bitugejeje, kandi umurimo wayo mbona ugenda ukorwa hagari kuruta mbere. Haleluya. Amen. Gira ngo ni abantu turi kumwe nabo rero nyirizina, nibo turi kubana muri iki kiganiro. Ukuntu tugiye kubigenza rero mw'ababyeyi, Goreti agiye gukubita indirimbo ebyiri, Stella nawe akubita izindi ebyiri, hanyuma ibindi ntimumbaze, mwohereze message gusa. Twagiye Gore, urajya utanga ubundi uhetse tujye. Imibereho yacu Imana irayizi. Imibereho yacu Imana irayizi, nubwo bimeze gutya, nubwo bikomeye, ariko abanyarwanda muhumura, imibereho yacu Imana irayizi, ko byagenda kose tuzabaho. Amen. Nabashyiraho imibereho yacu ku Imana yizi. Imibereho yacu Imana irayizi mwabantu mwe. Kuba tugeze hano kubera Imana, kuba tuvuga no kubera Imana, kuba tukiriho no kubera Imana, kuba twarabyaye no kubera Imana. Haleluya. Tuzabaka Imana ishimwe. Imfubyi, turi imfubyi, nta hepfo nta haruguru. Imana ikatwubakira ingo, tukaba twarabyaye, tukaba dufite abana. Muhumure, imibereho yacu Imana irayizi. Haleluya. Imibereho yacu Imana irayizi. Ababyeyi muhumure, abagabo muhumure, ntago muzasiba mwubaha Uwiteka. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Yarahatubereye. Mana iratu. Uwiteka turagushimiye kubw'uburinzi bwawe bukomeye.
ibiteye ubwoba ntacyo byadutwaye ushimwe kuko watubereye Uwiteka turagushimiye kubw'uburinzi bwawe bukomeye ibiteye ubwoba ntacyo byadutwaye ushimwe kuko watubereye tubifurije ibihe byiza bizababere iby'ibyishimo bizababere iby'amahoro muzahahe muronke ikiruta byose muzakomeze kubaha Imana tubifurije ibihe byiza bizababere iby'ibyishimo bizababere iby'amahoro muzahahe muronke ikiruta byose muzakomeze kubaha Imana twese ubwo abanzi baduhagurukiraga baba baratumise bunguri amazi aba yaraturengeye isuri iba yaradutembanye ariko Uwiteka araza aritambika ashimwe kuko yatubereye iyo Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu twese baduhagurukiraga baba baratumise bunguri amazi aba yaradutembanye isuri iba yaraturengeye ariko Uwiteka araza aritambika ashimwe kuko yatubereye tubifurije ibihe byiza bizababere iby'ibyishimo bizababere iby'amahoro muzahahe muronke ikiruta byose muzakomeze kubaha Imana tubifurije ibihe byiza bizababere iby'ibyishimo bizababere iby'amahoro muzahahe muronke ikiruta byose muzakomeze kubaha Imana yibuka intare zarayishwanyaguza yibuka idubu rizaryica yibuka akiri inkota ya Goliyati yibuka akiri icumu rya Sawuli abwira abari aho bose ati iyaturinze ntitugire icyo tuba naho yagiye n'ubirakomeje Dawidi yibuka iminsi ya kera yibuka intare zarayishwanyaguza yibuka idubu rizaryica yibuka akiri inkota ya Goliyati yibuka akiri icumu rya Sawuli abwira abari aho bose ati iyaturinze ntitugire icyo tuba naho yagiye n'ubirakomeje iyaturinze mu bihe byashize naho yagiye n'ubirakomeje igihugu cyacu n'abayobozi bacyo naho yagiye n'ubirakomeje irahagaze ku itorero rikaba ari igihumeka naho yagiye n'ubirakomeje duhagazeho n'ubundi iracyariwe naho yagiye n'ubirakomeje turinze impanuka ntiwapfa naho yagiye n'ubirakomeje iyakurindiye ku iseta ntugire icyo naho yagiye n'ubirakomeje uyigirire icyiza Imana irariwe naho yagiye n'ubirakomeje haleluya 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 naho yagiye imibereho yacu Imana irayizima iyaturinze korona mu bihe byashize ntaho yagiye n'ubirakomeje imibereho yawe Imana irayizi ubuzima bwawe buri mu biganza byayo kubera kugira urusoro mu nda y'umubyeyi wawe
kugira ubwoba uterwa n'abantu kubera yuko kuzabaho bizwi n'Imana imibereho yawe Imana irayizi ubuzima bwawe buri mu biganza byayo kubera kugira urusoro mu nda y'umubyeyi wawe yaguteguriye uko uzabaho kugeza upfuye nonewe kugira ubwoba uterwa n'abantu kubera yuko kuzabaho bizwi n'Imana haleluya imibereho yacu Imana irayizi haleluya yigeze yabwira Yeremiya we nakumenya ukiri urusoro mu nda ya nyoko irongera ibwira Yakobo we umura witinya kuko zagutabara zemerana ng'ingabo nyinshi zive ku bwawe yigeze yabwira Yeremiya we nakumenya ukiri urusoro mu nda ya nyoko irongera ibwira Yakobo we umura witinya kuko zagutabara zemerana ng'ingabo nyinshi zive ku bwawe imibereho yawe Imana irayizi ubuzima bwawe buri mu biganza byayo kubera kugira urusoro mu nda y'umubyeyi wawe yaguteguriye uko uzabaho kugeza upfuye nonewe kugira ubwoba uterwa n'abantu kubera yuko kuzabaho bizwi n'Imana kutamenya uko uruhinja rukurira mu nda umenya ikigereranyo cy'uyu muyaga ukutamenya imbago z'ijuru aho zishinze ni nakutamenya imigambi y'Imana uko ikora none reka gutinya ibyo wumva ari byo ubona Imana niyo ifite ijambo rya nyuma kuri twe ukutamenya uko uruhinja rukurira mu nda numenye ikigereranyo cy'uyu muyaga ukutamenya imbago z'ijuru aho zishinze ni nakutamenya imigambi y'Imana uko ikora none reka gutinya ibyo wumva ari byo ubona Imana niyo ifite ijambo rya nyuma kubura imibereho yawe Imana irayizi ubuzima bwawe buri mu biganza byayo kubera kugira urusoro mu nda y'umubyeyi wawe yaguteguriye uko uzabaho kugeza upfuye yewe kugira ubwoba uterwa n'abantu kubera yuko kuzabaho bizwi n'Imana imibereho yawe Imana irayizi ubuzima bwawe buri mu biganza byayo kubera kugira urusoro mu nda y'umubyeyi wawe yaguteguriye uko uzabaho kugeza upfuye yewe kugira ubwoba uterwa n'abantu kubera yuko kuzabaho bizwi n'Imana Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe haleluya ayiwa data we Imana ishimwe kuva ukiri urusoro buriya imibereho yacu ijyaniranye n'umugambi w'Imana umugambi Imana yatugizeho kera twebwe tutanabizi nta cyawuhagarika nta cyawuhindura ni umugambi Imana yagize tukiri insoro mu nda z'ababyeyi na mbere yaho Imana yari ifite umugambi bivuze ngo na corona ntabwo yakora umugambi w'Imana ni mu mugambi byarangiye reka twigumire mu mugambi Imana dufiteho ibindi bizahusanga niho ibintu byose bizajya bidusanga ni mu mugambi ngo ntacyo muri bwongere kumbaza rero so bwa biragenda bite
uyu mugambi w'Imana ntushobora kuyoba. Uyu mugambi ntiwaburizwamo kubw'amateka. Uyu mugambi ntiwaburizwamo na korona. Umugambi w'Imana urakomeza. No mu bikomeye umugambi urakomeza. Akira icyubahiro Yesu. Haleluya. Imana ishimwe no mu mugambi no mu burwayi urakomeza. Umugambi w'Imana no muri gereza urakomeza. Yosefu ni umuhamya. Mu burwayi umugambi ntiwahagarara. Yobu ni umugabo wo kubihamya. Afashijwe. Umugambi w'Imana ntabwo wahagarikwa n'ikindi. Nkanjye ibyanjye ntibyari byoroshye. Ni mu mugambi. Umugambi w'Imana warangaruje. Imana ishimwe. Umugambi w'Imana kubera tukiri urusoro. Haleluya. Afashijwe Yesu. Ndumva nibutse umugambi w'Imana ndi kwiseta. Nibutse umugambi w'Imana mu buzima. Nagiye mbona Imana yigwatiriza tukabaho. Imana ikigaragaza ikitamburura. Imana ihimbazwe. Umugambi. Ugiye kuririmba ngo cyo. Ni umugambi. Niko yitwa indirimbo. Indirimbo yitwa umugambi. Tawe. Umugambi w'Imana. Mana gusa ishobora byose. Iyi niyo Mana yonyine yahanitse ikirere. Ihimbazwe kuko ishobora byose. Imana yaremye ijuru n'isi nihimbazwe. Niyo Mana gusa ishobora byose. Iyi niyo Mana yonyine yahanitse ikirere. Ihimbazwe kuko ishobora byose. Ishobora byose. Nibura ukwigira ntiruhanga ijogore. Uko nyivuga gusa ishobora byose. Imana yaremye ijuru n'isi nihimbazwe. Niyo Mana gusa ishobora byose. Iyo niyo Mana yonyine yahanitse ikirere. Nihimbazwe kuko ishobora byose. Nta rugamba yatsinzwe ntitwarubasha kuko ishobora byose. Iravuga bikaba n'Imana itabesha. Yitwa Imana rurema ishobora byose. Imana yaremye ijuru n'isi nihimbazwe. Niyo Mana gusa ishobora byose. Iyo niyo Mana yonyine yahanitse ikirere. Nihimbazwe kuko ishobora byose. Ikwiriye gushimwa n'Imana itabara. Itanze amahoro nawe utera amahane. Irakarama itureberaho tutareba. Ikatuvugiraho tutakwivugira. Yadushoboreye ibyo tutari gushobora. Itugejeje aho tutari kwigeza. Nihimbazwe kuko ishobora byose. Nihimbazwe Imana ishobora byose. Imana yaremye ijuru n'isi nihimbazwe. Niyo Mana gusa ishobora byose. Iyo niyo Mana yonyine yahanitse ikirere. Nihimbazwe kuko ishobora byose. Ishobora byose Mana we ntawarogoye imigambi yawe. Kubihamya ntawarogoye imigambi yawe. Ishobora byose Mana we ntawarogoye imigambi yawe. Narabibonye Mana urakomeye ntawarogoye imigambi yawe. Ishobora byose Mana we ntawarogoye umugambi wawe. Urasezeranya ugasohoza ntawarogoye imigambi yawe.
byose mana we ntawarogoye imigambi yawe ubeshaho no mu rupfu ntawarogoye imigambi yawe ushobora byose mana we ntawarogoye imigambi yawe urimo nitabesha ntawarogoye imigambi yawe ushobora byose mana we imigambi yawe turirimbane umugambi w'Imana ni mwiza w'Imana ni mwiza umugambi w'Imana ni mwiza w'Imana ni mwiza wadukoreye ibikomeye ntawarogoye imigambi yawe ushobora byose mana we ntawarogoye imigambi yawe ntabwo umugabo wo kubihamya ntawarogoye imigambi yawe ushobora byose mana we ntawarogoye imigambi narabibonye mana urakomeye ntawarogoye imigambi yawe ushobora byose mana we ntawarogoye imigambi yawe urasezeranya ugasohoza ntawarogoye imigambi yawe ushobora byose mana we ntawarogoye imigambi yawe amina ngaho hano hari mesaje shaka hari mesaje ndazibatuye banza uririmba indi ndirimbo ntabwo ari twe turwana muri urwo rugamba rw'ubuzima mu biturushya n'ibituremerera mu biduca intege n'ibigambira kudusubira ngo bidusubize inyuma ntabwo ari twe turwana burya ibyo twashoboye si twe twabishe haleluya Imana ishimwe uzi ko atari twe twarwanye cya gihe wiga uzi ko atari we warwanye intambara zari zirimo Yesu we nshimiye uyu mugabo yarandwaniriye ntabwo ashobora gutsindwa bibaho intambara zose yarwanye yarazikurikiye tubabwire ni ukuri si twe turwana yemwe banyarwanda yemwe aho muri hose yemwe torero ryacu yemwe bakristo yemwe aho muri mu mazu yemwe aho muri mu mihanda tubamenyesheje ko ntabwo ari twe turwana aya makuru arize mwihagarare gusa mubwire abana murebe agakiza Uwiteka agiye kutuzanira bamurikira Imana yo mu ijuru data wa twese uri mu ijuru niyo izaturwanirira iyi generasiyo iriho niyabayeho Imana yagiye irwana igatsinda Mana ishimwe ndafashije no muri generasiyo tuzasiga mureke abana bacu tubaraga Imana mu byo tubatoza tubanze Imana bakurire mu mavuta Imana si twebwe yananirwa kugirira neza kuko guhera na mbere twabonye ntabwo ari twe yakwigirizaho nkana yakora iryo koze Imana ntigikoze n'ahandi dukuye ayiwe twagiye ntabwo ari twe Mana we urakoze Yesu Mana we si twe turwana kandi si twe dutsinda urugamba Imana yacu ihora iturangaje imbere Imana yacu ni intwari ni inyangamugayo kandi ni imfura cyane ihora iturwanirira ni intwari nta na rumwe irwana itsindwa ndabarahiye ibitugerageza iyo biduteye Imana irahagarara ibera amaso abayiringiye ku manywa na nijoro ni intwari Imana yacu ni imfura cyane ndayibashimiye abera mwese muze tuyiramye ni intwari Imana yacu ni imfura cyane ndayibashimiye abera mwese muze tuyiramye ni intwari Imana yacu ni imfura cyane Imana yacu ihora iturangaje imbere Imana yacu ihora iturangaje imbere si twe turwana kandi si twe dutsinda urugamba Imana yacu ihora iturangaje imbere si twe turwana kandi si twe dutsinda urugamba Imana yacu ihora iturangaje imbere intwari mvuga nisanzwe niyo yatabaranye na Yesu wa ku rugerero niyo yahagaritse izuba intsinzi itaha mu Isiraheli Imana ishyirwa hejuru niyo yashyigikiye Gideyoni ku rugerero niyo yarwaniriye Yehoshafati mu ntambara n'intwari
intwari Imana yacu ni imfura cyane abo yarwaniriye mwese nimuze tuyivuge n'intwari Imana yacu ni imfura cyane Imana yacu ihora iturangaje imbere Imana yacu ihora iturangaje imbere sitwe turwana kandi sitwe dutsinda urugamba Imana yacu ihora iturangaje imbere sitwe turwana kandi sitwe dutsinda urugamba Imana yacu ihora iturangaje imbere Haleluya Yesu Kristo Imana ishimwe Imana yacu irashoboye nanjye nkebutse ibyo yankoreye ndatangara yakoze ibikomeye n'intwari nta rugamba na rumwe irwana itsindwa ndabarahiye niyishyigikira imigambi yacu ikayisohoza niyiturwanirira intambara tumenya n'izo tutamenya n'intwari Imana yacu ni imfura cyane bashimiye intsinzi y'ababera tuyivuge n'intwari Imana yacu ni imfura cyane Imana yacu ihora iturangaje imbere Imana yacu ihora iturangaje imbere sitwe turwana kandi sitwe dutsinda urugamba Imana yacu ihora iturangaje imbere sitwe turwana kandi sitwe dutsinda urugamba Imana yacu ihora iturangaje bakundwa nimuhumure mukomere ruguru ngeso birushaho gusuma cyane nubwo urugamba rw'ubuzima rurushaho gukomera kuri tugerageza Imana irahari nimuhumere kandi mukomezanye Imana twizeye n'intwari mu ntambara hejuru y'ibyo tubikiwe n'ubugingo imbere Haleluya Imana ishimwe hano hari message sinzi nimba ndi buzirangize kandi nshaka no kwakira umuntu witwa biva muri uyu mwuga nawe tujya guhita tumwakira mu minota dusigaranye ariko ngiye gusoma mu ncamake message izindi ndaziba muzisomere hari ikindi ubundi mumbaza hari umuntu wagize ngo hero nukuri abo babyeyi Imana ibaha umugisha baradufashije pe hanyuma undi aravuga ati nitwa Masengesho Esther mu Gatsata turafashijwe twabakunze cyane uhoraho abazane Masengesho n'uwacu Imana imugisha hanyuma undi aravuga turagushuje Masenge amavuta nitwa Neziryaye François wa Gatungo Nyabihanga abadamu ndabashimiye cyane Imana ibarinde mavuta undi aravuga ati mwaramutse ndafashijwe n'ukuri Goreti ndamukunda pe tera ndamukunda Imana iguha umugisha rata muririmbye ziramfasha Imana iguha umugisha umuntu wese udukunda wese nitanze amahoro uyu muntu naveho nago namwe Imana ibaha umugisha sha turabakunda ni ukuri uyu muntu wamagara nareke kundogoye aravuga ngo iyo utanze amahoro nawe utera amahanga Haleluya Imana ishimwe twagiye gusengera Imana tuzanye hano muramfashije mwababyeyi mwe gusa Imana ibaha umugisha murakoze nimero za telefone hafi aho nitwa Solange ntabwo Imana izabuza inzira inyuza kugira ngo abantu b'Imana babe hari umuntu wavuze ngo bonjour merci pour votre émission à Bujumbura turi kumwe 100% nyamuneka nimubyuka bari mu buriri rwose nimubyuka tutaramira Imana mwakabyara on est ensemble abantu b'Ibujumbura on est ensemble merci hari undi muntu uri Kinshasa hakurya Kinshasa kujyayo ni indege ntago batega imodoka kugira ngo na $1 make ni indege none mu muhagaza amageze Kinshasa umuntu yavuze ati Yesu ashimwe ni Mama Music turi kumwe Imana itubeshejeho n'umugambi wayo nanjye ndabyibutse Imana ishimwe Gogo na Sisi ndamukunda
God bless you. urakoze turaguhobeye mu izina cyane rya Yesu yambi abantu ni benshi mu kanya se tumuha ubugari izi message ni nyinshi n'ukuri ntabwo nazisoma uzi ko mfashe Tumikira abantu. mugende muzirara kuri screen zanyu ziri kugenda zitambukaho message yewe Tumikira abakozi b'Imana. zisomye byarangira inosa ataririmba oya oya biva muri uyu mwuga kandi nagiye kuza kandi bishyire mu abagore- mukenyero ngo ndashaka umukenyero nshyiremo Eh, biva muri uyu mwuga ariko nashakaga kubereka nimero y'umuntu mwaramutse Tekara turabakunda tumwakwiye cyane mw'ababyeyi mwe aho turi hose mama mubimenye. nibaza bakomereza Imana ikomeze kubagura Hallelujah. umurimo wayo Hallelujah. ni Nsanzimfura Emmanuel Nsanzimfura iyi Yesu nimero amushoboje. ntabwo iri hafi aha ngaha nubwo atavuze igihugu arimo ariko ni nimero Imana imuhire Ya kandi kure, mugisha kure. kubana natwe hari n'abandi bari mu gasyata badukurikiye abantu bari mu Gatsata abantu nabo bari nasize mu rugo Gisozi mwese. muri city. no ku Gisozi ariko Eh, Yesu Gisozi. ndabashuhuje Ubu nka Fiona Yambi. turagusuhuje mama abana Angela banjye uri bankurikira kumwe none natwe. bashuhuje abana abatware Bagayera, Yambi, Gayera na gahusha. Gabi na Gane. Oh, haleluya Na Bera. Yego. hanyuma ukuntu tugiye kubyaranja rero kubera iminota dusigaranye iminota mike kandi inosata ataririmba Oya. mesaje zanyu murakomeza muzisomaho Yego. ngaho izindi aba bamama ndazibaha muzisome ngizi ni nyinshi turahari byose ni kubw'icyubahiro cy'Imana reka Ikigaragara- mwene data Imana nawe yaturinze nk'inkirira hato gusa mwari n'ikindi mukumbuwe amen hanyuma inkirira hato turashaka kugaruka si ubwo paruwasi koko mana. yateranye se ubwo biraza kuvamo ari iminota ninjye wa dusigaje mugore si handa ninjye wa mugore dusigaje 17 kumugaragara izuba riva paruwasi yateranye ninjye wa mugore siko biragenda bite. imwe ukuntu tugiye kubigenza tugiye kujya fata akantu gatoya inkirira hato gatoya ninjye wa mugore akantu gatoya inosabe yagezana ni nabyo kumugaragara izuba navuga. riva izi ndirimbo umuntu wazikenera zikoreste izawe umuntu wakenera Stella yamusura kuri channel y'ivugabutumwa yitwa Stella ninjye wa mugore Stella ninjye wa Stella mugore. ninjye wa mugore Ehe. zose ziriho mudushyigikire subscribe comment like may God bless you 078 abantu bagushaka 078 iminani itatu ijana na cumi 083 110 mirongo irindwi na gatandatu 76 kandi ubwo abaguze na sedo ubwo aguze alubumu yose neza cyane byaroroshye pe. gore wowe nanjye umuntu washaka ndayifite nimero yawe ni indirimbo zawe nimero ni 0783 aha 44 85 665 ubundi indi alubumu zose ukaziterura uko zakabaye kuri mushimiye Imana ukadufasha kwamamaza Yesu. Marie Goreti bushimiye Imana Yes. chano yose subscribe nawe urabyumva ubwo buguze nyine nawe urabyumva abadushyigikiye rega Nawe kandi urabyumva. Kristo agomba kwamamarira mu ngo No iwawe hahandi no mu ababyeyi mamodoka bacu. yanyu Yesu ahamamarire ko nta hantu muri bugurire sede kubona Mudusura byanze hariya hariya cyane. hirya mujye kuri chano Wow, haha ngabo Amina. twari turi kumwe nabo mwamba akantu gatoya inkirira abagore hato bahagurutse kwamamaza Yesu ariko ni shyiraho inkirira hato Gatoya. ninjye wa mugore eh nawe niwe wa mugabo wa musore na wa mukobwa buriya murayibyina muhita mucaho iva muri uyu mwuga ahita ngarutse imbere yawe Yesu mwami ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye ninjye wa mugore wa musore naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane ntawari kuntabara nta n'uwari kundengera data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze ngarutse imbere yawe Yesu mwami ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye ninjye wa mugore naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane ntawari kuntabara nta n'uwari kundengera data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze amashimwe nayawe ibihe bidashira oh Yesu we amashimwe nayawe ibihe bidashira oh Yesu we tugushimiye ibyatubayeho byose tukurangije n'ibiri imbere oh Yesu we amashimwe nayawe ibihe bidashira oh Yesu we amashimwe nayawe ibihe bidashira yes arakoze cyane inkirira hato nimba wayibonye mwamba inkirira hato
akantu gatoya nyirato nimba ibonye cyangwa ku mugabo iyo kuko yatubambiye amahema tukamera nk'inyirato kandi dushimira Imana y'amahoro kuko yayabambye ikaturokora nk'inyirato irokotse mu mazi abira